Abakunzi b'Intare Official reka tubasuze tubifuriza gukomeza kugubwa neza kugira impagarike n'ubugingo. Tunabifuriza gukomeza kudukurikirana abatari bakora subscribe mukore subscribe. Uyu nguyu mubona ni Clever Bemba n'ubundi namaze kugera kuri ya barriere yaberagaho ibintu bigiye bitangaje. Ibintu Wazalendo bakoraga FDL bakoraga bakabikora kuri no barriere. Uburyo agombaga kuhagera udafite 50,000 francs congolais ukaba utahatambuka buri umumotari cyangwa uri iki. Nahantu bamburiraga mu buryo butangaje ubona ko ubu ngubu habaye impinduka n'ubundi zidasanzwe kuko kuva mama 23 yafata kino giti kagera hano mu mujyi wa Goma kagera hangaha ibyo bikorwa n'ubundi ntabwo bikiba. Nashatse kugira ngo muze murebe itandukaniro y'igisirikari cya Kongo n'igisirikari cya mama 23 uburyo inzego z'umutekano za mama 23 zicunga umutekano ahangaha naho bagombaga kugera ukaba utameze nk'umukongomani ahubwo umeze nk'umunyamahanga. Nahantu wagombaga kugera ukishura amafaranga twavuga menshi cyane ndetse ni nahantu murabona cyane ndayambereka nk'iriya misozi nahantu habere n'imirwano n'ubundi idasanzwe kuko baba bacanshuro bo muri Romania barahangaha baba canshuro n'ubundi bo muri za bari bavuye muri Afrika y'Epfo nabo mbita ko arabacanshuro bariya bose bari barahangaha bose usanga bishuza abanyatanzania abanyamalawi abarundi nabo bari bamaze kuhagera mayimayi z'ubwoko bwose babandi bagiye kwibumbira muri za Wazalendo bose barahangaha ariko nta kindi bagombaga gucuruza uretse gucuruza kwiba umuturage guhungabanya umutekano w'umuturage kwiba no gukora ibindi bikorwa n'ubundi bitari byiza. Angaha rero nicyo nashatse kugira ngo mbereke itandukaniro rihari itandukaniro rya mama 23 ndetse n'igisirikari cya FARDC uburyo ubona abaturage baratambuka yaba ari ku mamoto murababona uburyo abaturage batambuka urababona nk'aka kazigu no mukobwa yikoreye yagombaga kwishura amafaranga menshi kugira ngo atambuka ahangaha. Ziriya sombe mubona hariya ku moto bagombaga gukura isombe zigomba gusigara mu maboko ya za Wazalendo bagombaga gukura kuri biriya bitunguru bagakuraho ibigomba gusigara. Urareba nk'uyu w'amakara agombaga kumanza yakwishura ahangaha ariko ubu ngubu mama 23 baragenda rwose ubona ko bemye baragenda rwose ubona ko nta kibazo abaturage rwose ubona ko nta kibazo na gike bafite na kimwe. Ubu ngubu rero ndi hano naje kureba uburyo bw'ibyitwaye uburyo abaturage n'ubundi bagenda ahangaha urabona ko ari ibintu bishimishije kandi binejeje. Reka tuze gukomeza n'ubundi tubatembereza no mu bindi bice mbageza cyane muri iriya misozi mbasobanura n'ibintu byagiye bibera muri iriya misozi. Turakomeza dukurikirane Intare Official. Yego twongeye twagarutse abakunzi b'Intare Official murabo murakomeye kambifurije komeza kugira imana n'amafaranga bifuriza kugubwa neza umunsi mwiza ku itariki 30 z'ukwezi kwa karindwi 2025 nongeye kugaruka nyuma y'urugendo rurerure nabaje gukorera muri Nyiragongo. Ni urugendo rutari rworoshye ni urugendo ntago nahuye na obstacle kuko aho narindi hari intare za Sarambwe n'ubundi abonaga go ziri gucunga umutekano mu madefense agiye atandukanye ubona ariko wenda rimwe na rimwe byanteraga nubwo banekereza ataha ahantu hashobora kugera Wazalendo akagera FDL akagera bari abantu namwe murabizi ibikorwa byabo bakabangirira nabi kuko biturukanye n'ahantu ho narindi abantu bazana ikirunga cyatombotse kikiva umwe ngumwo niho narindi n'ubundi ndeba uburyo intambara yabaye ngira ngo ndebe uburyo bwo kubihuza n'abahuza urugamba rwo gufata umujyi wa Uvira n'umujyi wa Goma kugira ngo ndebe birashoboka se umujyi wa Uvira wafatwa nk'uko umujyi wa Goma wafashwe. Byasabaga kugira ngo njye muri kiriya gice menye ikibaya kugira ngo uve muri hejuru za Mutaho za Murara no mu bindi bice bigiye bitandukanye muri wa Busozi za Kanyarucinya za Nyakagina n'ahandi kugira ngo menye ati ikibaya kiri hariya icyo twakwita hariya plaine ya Nyiragongo imeze nka plaine de Ruzizi. Eske iriya misozi iri hejuru y'umujyi wa Goma niyo ngiyo maze kuvuga imeze nk'imisozi iri muri ho plateau na moye plateau ya muri za Uvira cyangwa ya chaîne de montagne ya Mitumba kwaro kugira ngo mbihuze menye ati gufata umujyi wa Goma no gufata umujyi
wa Uvira aho byakomera nihe? Hari amakuru ufite? Ariko ndi kubona mugenzi wanjye Macacari uraho? Uraho neza bwana Clever Bemba, nizeye ko wagize urugendo rwiza. Rurimo imvune birumvikana niko akazi kaba kameze. Maze naje gutangara rero yaho narindi usanga ko abantu bapfa hariya buri muntu ajya guhamba mu murima. Ntago bagira intuza. Hariya bafite cimetière iririya ruguru manza ari Makao. Ariko usanga ahantu baragiye bakamwubakira yimva umuntu roke baramuhambye. Ariko naje no kugera ahandi hantu hahambye abatanzaniya babiri. Aho hantu rwose n'inka ziraharisha. Macacari manza wenda mbere yuko ibyo bintu uza kubihuza nageze no kuri iriya barriere nabyo turaza barebe itandukaniro rya mbere mama 23 itari yafata umujyi wa Goma cyangwa itari yagira hariya. Hariya agombaga kuhagera ukishura amadolari nka 15 kugira ngo uve Urucuro ugere mu mujyi wa Goma, amataxi agombaga kwishurira guhumeka. Ntabwo byari byoroshye ibihumbi 50 by'amakongomani. Ukuvuga ko ntabwo byari byoroshye. Nagerageje kuhasura ndahagera kugira ngo aboneke itandukaniro ry'icyo mama 23 iri gukora ibyo guverinoma Kinshasa itakoze, ngo guverinoma Kinshasa ya mama 23 ikabikora kandi bahita ko ari umutwe w'abarebere. Ari umutwe niko babivuga, ariko hari imiryango imwe n'imwe irimo nka Médecins Sans Frontières ndetse n'indi miryango igiye itandukanye muri territoire ya Rucuru yaje gutangaza ko ngo mu by'ukuri ngo uburyo bakoranamo na mama 23 ngo bigaragaza mu by'ukuri ngo nibo ahubwo ngo bagaragara nkaho ari leta, ngo axe ba intervenamo cyangwa se bakoreramo ubutabazi zo mama 23 bikontorora, ngo mu by'ukuri ngo haba hari umutekano usesuye kurusha axe ziba zikontororwa na leta ya Kinshasa. Urumva ko rero nabo ni abanyamahanga ariko bamaze kubona ko mama 23 ibice ibirimo ibi bikontorora neza. Yego, hari amakuru ya update na nkeka ufite wenda nyuma no ndaza gukomeza ku busesenguzi n'ibyo niboneye n'amaso mu buryo umujyi wa Goma n'umujyi wa Uvira itandukanye ryarimo gifatwa ku mujyi wa Uvira cyangwa umujyi wa Goma. Uko nabibonye biturukanye n'umusesenguzi ndetse n'urugendo makuru nabashije gukora, wamanze ukabireza update. Yes kabisa, urakoze cyane. Update zo reka tuzinyuraguremo twihuse cyane. Na amakuru menshi ari kugenda avugwa mu bice byinshi bigiye bitandukanye. Hari mu by'ukuri kugeza amagingo hari cyitwa ubwoba bukomeye cyangwa se umuka mubi waramukiye muri territoire ya Lubero. Mu by'ukuri Lubero na ahantu hari hamaze kangahe nta rugamba ruhabera bwana Clever Bemba. Ubu rero FARDC yakomeje kuvuza induru ngo ndetse bivuga ko ibwira cyangwa se itabaza ivuga ko mama 23 ishobora kuba ngo ibashakaho akamunane. Ni nyuma yuko basa nkaho mama 23 yavuye mu gace ikontorora kitwa hangani iwabo wabajiriye paruko hari yabahita na gace ko bita Kipese. Muzi ko basa nka Kipese kontrolwa na mama 23 wagera imbere ariko bikomeje ubusize territoire ya Rubero bisa nkaho uyisize mu kaboko kawe kibumoso, hanyuma iburyo akaba ari muri direction za Lake Edouard muri biriya bice. Biravuga ko rero mama 23 yakoze deployment cyangwa se yagiye gukorera uburinzi ngo hafi yaho bita Rukanga harazwi hari na kaminuza y'Abadventiste, ni hafi neza neza ubugiye kugera mu mujyi wa Butembo. Bikavuga ko ngo ari ukwerekera muri Rukanga mu buryo bwo gukupa intuza, mu buryo bwo gukupa liaison cyangwa se mu gukupa nugutandukanya bwana Bemba umujyi wa Lubero ndetse n'umujyi wa Musienene. Ko Musienene ubugiye kwinjira mu mujyi wa Butembo. Baje kubona ko cyaba ari ikibazo gikomeye cyane rero yuko ingabo zitari nkeya zishobora gusigara hangaha mu mujyi wa Lubero, hanyuma abandi bakatinga. Ibyo nibyo byakomeje kugenda bisakuza muri ibi bice. Biravuga ko rero bishobora kuba ariko ngo bikaba bishobora kubyara ndetse n'intambara. Hanyuma wenda twihuse tuvuye ahangaha M23 ku bwinshi yagaragaye ahitwa Kateku. Gace kitwa Kateku na gace ndetse gaherereye ahangaha
ahangaha hafi muri groupema ya Ikobo, niho hagaragaye ingabo nyinshi zari mu 23 zari ziturutse Bukumbirwa, izindi ziturutse mu gace ka Buleusa ndetse na Rusamambo. Bivuga ko ngo bagiye kuramforosa ngo umujyi wa Pinga, bikaba noneho bari kuvuga ko ntare za Sarambwe zishobora kuba ziri kugera amajanja. Hanyuma nyuma yo kwigarura umusozi wa hariya muri axe ya Nkobe muri groupema ya Banamulema muri Kisimba, bisa nkaho noneho byahwaniyemo ma 23 bisa nkaho yamaze kuzunguruka Pinga. Ubundi wenda twihuse cyane muri territoire ya Masisi, n'ubundi muri bya bice twagiye tugarukaho nka za Showa, za Muhondo, ndetse n'utundi duce tugiye dutandukanye, hagiye humvikana n'ubundi urusaku rw'amasasu nyuma yuko ma 23 utu duce twose isa nkaho itwigaruriye, ndetse mu minsi mikeya yemwe na za Wazalendo zikorera muri biriya bice cyane cyane zo muri APCRS kwa Janvier Karayiri, bakaba bavuga ko ngo bavanywe muri utwo duce ngo ariko kandi ngo ari ukubura ibikoresho ngo ari byo byatumye batsindwa, ngo igihe ngo leta ya Kinshasa yaba yabahaye ibikoresho ngo byahita ngo bituma ngo bongera kwigarura turiya duce, gusa ukabona ko bishobora kuba bigoye. Hanyuma muri Bashari Mokoto muri direction ya za Nyange naho ngo haramukiye amasasu, urusaku rw'amasasu, ariko amakuru twabashije gukura ngo nuko ari ibice bikunze kunyurwamo n'izi Wazalendo ndetse na za FDLR iyo ziri gukwepa zinyura mu duce turimo za axe ya za Mihara ndetse na za Bweru, banyura Kivuye bakwepa berekera za Hembe kugira ngo barebe niba bashobora n'ubundi kwerekera muri. Hari amakuru tujya tubwira ko ngo bajye bahakura n'intwaro, ngo ndetse intwaro bajye bahavana ngo zikunze kujya kuramforosa muri Rucuro, ngo kugira ngo barebe ko Rucuro batagomba kuyisiga ndetse ibereyeho. Hanyuma wenda dusoza ni update turi kwirukankana kugira ngo Bwana Bemba dusangize ururiya rugendo, ndetse tugerageze gukora comparison y'umujyi wa Goma ndetse n'umujyi wa Uvira. Ubona ko bisa nkaho bisa neza mu buryo bumwe cyangwa ubundi, turaza kuba tubirebaho. Haravugwa ndetse imyigaragambyo yabereye mu ntara ya Ituri, ni intara n'ubundi nayo iri mu burasirazuba ariko bushyira amajyaruguru ya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, aho abashoferi bari kwigaragambya, aho bavuga ko ngo bari gutabwa muri yombi ndetse ngo bakanagirirwa nabi n'abasirikare ba FARDC. Bwana Bemba ngo babakekaho ngo kuba inyeshyamba zo kwa Thomas Lubanga. Uyu Thomas Lubanga muramuzi ko kuri uyu mutwe witwa CRP urengera abahema bakunze guhohoterwa muri biriya bice ndetse bicwa n'inyeshyamba za Kodeko zahangaha muri cyane ziganjemo abo mu bwoko bw'Abalendo. Hanyuma wenda dusoza izi update zigezweho ni urupfu rw'uwari directeur wa cabinet cyangwa se uwari directeur wa cabinet wa Constant Mutamba. Nubwo uyu munsi Constant Mutamba yitabye urukiko, n'ubundi muri rwa rubanza rwe aregwaho kurya amafaranga y'igihugu cyangwa se nabyita kunyereza amafaranga atari makeya. Uyu mugabo biravugwa ko wari umubereye directeur wa cabinet yaje gupfa uyu mugabo, ndetse bikaba bivuga ko ngo yishwe n'uburozi ngo n'amarozi, ariko bikavuga ko n'uyu Constant Mutamba ngo amaze iminsi aburwaye kuko byagiye bitangazwa. N'ibindi rero birajya bigenda bitugeraho Bwana Bemba. Ndumva breaking news wenda zigezweho yana masaha zaba ari izo ngizo, ariko kandi wenda twahita twinjira ndetse no mu zindi gahunda. Wenda sinzi ko inyankunda gusesengura rimwe na rimwe, ariko ikintu kigaragara niba muri kiriya gice cyariya muri Rubero imirwano koko yatangiye ari ya za Kipese, cyangwa niba ma 23 nk'uko ubivuze iri kuramforosa muri kiriya gice cya za Musienene na kiriya gice cya hariya za Rukanga. Hari ikindi gice n'ubundi kiri hasi Obord Lake uri kwerekera Kasindi ya Obord Lake. Uribuka ko hari akandi gace n'ubundi ma 23 yagiye ihondagura FRDC irabatikagura benshi cyane, wabonaga za Runyasenge. Merci beaucoup. Warebye ko Obord Lake uburyo ari hameze, hari huzuye Lake Albert Lake Edouard yari yamaze kuba umutuku. Bivugitse ngo kiriya gice n'ubundi ma 23 irashaka kukizamura rimwe, nkuko unabivuzeho hariya muri Masisi, uvuze muri kiriya gice cyerekera kiriya gice cya za Bugabo, kiriya gice cya za Mahanga, n'ubundi ba 23 iri gukora ibikorwa ubona ko ari ibikorwa bya kigabo byo gusubiza abaturage mu byabo no kubagarura umutekano, ndetse no muri Nyamaboko uri kumva ko Masisi yose ishaka kuba controle. Tukiyongeraho ibice bimwe na bimwe nk'uko bivuze hariya muri Warikare, biriya bice ubona ko ma 23
n'ubundi ishaka kwavansa igenda ahandi hari amasantere hose igenda ihigarurira kabisa. ubu ngubu uraza gusanga hariya mu Banyamulenge nabo barwanye, uraza gusanga muri naho ngo hiriwe ngo drone, ngo hari drone ngo yiriwe ngo izunguruka, yazindutse kare izunguruka mu rugezi. Yo wenda nari nyasimbutse, ngo iyo drone ngo yari kuzunguruka, ngo hari ubwoba ndetse ngo hari n'igihunga ngo yuko ngo iyo drone ishobora kurasa. Urumva kugeza amagingo ya ntago turamenya, imbona yacu ntiratubwira ko yaba yarashe cyangwa se wenda M23 niba yaba yabishakiye yayivugutiye uwuhe muti. Irawuvuguta, ari umuti numvise bajya bavuguta bitwa bacucubikana bazacuba. Uwo muti ukozeho rimwe nuko ngo drone ziramanuka, ikobuteri zikagwa, indege zigahanurwa, bya BM bigafatwa, za 122 zigafatwa. Nukuvuga ngo iyo bamaze kubavugutura muti ibintu biba byamaze guhinduka. Reka twigende rero turebe uburyo urugendo nagiyemo, uburyo narusanze ku bijyanye n'abantu bakomeza guhuza ibya Uvira na Goma. Nasanze ko bitandukanye. Umujyi woroshye kuwufata ni umujyi wa Uvira kurusha gufata umujyi wa Goma. Buriya umujyi wa Goma, Fanda wateguye ruriya rugamba rw'umujyi wa Goma yari umutekinisiye, ari n'umuhanga cyane. Uburyo urazamuka ugeze hariya ku OPRP za Kanyarucinya, iyo wageze ukahareba ukinjira muri icyo gice gutya cyerekera mu ishyamba, utagiye mu gice cyerekera ku Rwanda, kuko hariya hari igice cyerekera ku Rwanda n'igice cyerekera muri Parike Nationale ya Virunga. Kiriya gice cya Parike Nationale ya Virunga kugira ngo uzave za Mutaho ndetse za Mutaho za Nyakagina harimo urugendo rurerure kugira ngo uzinjire mu mujyi. Uzagere muri uvuye hariya muri Nyiragongo, nuko uvuye muri territoire ya Nyiragongo kugira ngo uzave noneho ku Birunga hejuru muri Nyamurage, uzabashe kugera mu giturage harimo urugendo rw'amasaha nk'atanu. Njyewe ubwanjye nagiye numva ndarushye. Noneho ukuntu uko byari bimeze bwa namacacari, hariya ni ahantu wagira ngo Imana yari yaraharemeye kurwanira, kurasirwa. Harimo utuntu tw'udusozi tugiye duteretse, ubona nk'udusozi 6 dutondekanye, ukongera ukabona utundi 6 dutondekanye, ugasanga ngo icyo gihe rero 23 yari ifite udusozi turi kwerekera ahantu bita ku mabere y'inkumi. Yo uri kuva hariya za Ntuza za Kibumba, yego, niho yari iri. Icyo kibaya cyose cyari kirimo Mbokani, General Paul Kagame Mbokani. Hari harimo FDL bari bayoboye n'uriya Karapuri bamwitaga Sirikovu. Sirikovu afite amari wari wamusimbuye burya. Yari yaramaze Ntuza yari yamaze kumusimbuza witwa Guillaume, Colonel Guillaume. Hari harimo Omega mwenyewe yarahari, ariko Omega yarahari mwenyewe yari kwirasi wabana murashe ubundi ari gutanga komande. Nubwo abantu wenda ku bya Omega ashobora kuzapfa cyabona wenda akaba yaranapfuye, ariko bakaba barabigize ubwiru ari ibanga. Omega yarapfuye. Ngewe ikintu amakuru mfite bwana Bemba nuko hari Colonel Omega wo muri FDLR witwa ko witiranwa na General Omega. Rero ibyo ngibyo bumvise ngo Omega ngo ari muri za Warikare, kenshi na kenshi bakunze gukeka ko yaba bakavuga ati ari kiriya cya Pacifique, kiriya cya Pacifique. Kandi Omega mwenyewe General we gupfa byo dushatse twavuga ko yapfuye, kuko ntabwo arongera kumvikana. Oya, ntabwo arumvikana. Kandi nabonaga na wa wundi niba ari Byiringiro wa muvugizi wabo, uramwibuka, bari bafite porte parole ukiri ngoma KS, ngo ari kwa Neva ngo bari ntabwo aheruka no kumuvugaho. Aho rero niho nashatse kugira ngo n'ubundi mavugi ukareba iyo mitwe yari iri hariya, uburyo kiriya kibaye ukuntu uko kimeze, abantu baraza kubibona, babona n'amashusho yabo n'amafoto yabo. Amashusho yabo arahari, baze barebe. Mu gihe noneho ubona ko hari ahantu heza ho kurwanira, abantu bazi ibintu byo kurasa abatireri. Hari ufata mashini ukayishyira ku gasozi, ukagenga 12 ukayigenga, ugasheringa ku kandi gasozi kari waduyi, ukamurasa neza. Nuko ngo hari harateganyije, navuga ko Imana yari yarateganyije kurasirwa, ariko ikintu kigaragara nuko buno hari kubakwa cya kibaya cyose kiri kubakwa. Yego, nashakaga kugira ngo utubwire none Uvira wenda mu buryo kugira ngo abakozi bacu babyumve, Uvira yigereranya ukuntu ishobora kuba ariyo yoroshye kurusha Goma. Uvira turayizi, Goma turimo turayibona, niyo abakozi bacu twagiraga ngo banarebe ukuntu imeze ndetse naho urugamba nuko urugamba rwawe rumeze, ugereranye urebe wenda itandukaniro riri hagati ya byombi.
Uvira rero urabona ko intare za Sarambwe na Twirwaneho bamaze kuza hariya muri ho plateau na Moye plateau sibyo ni ukuvuga ngo bari hejuru bo bamanuka batera amabuye buriya Uvira uri hejuru ushaka wajya ugenda ugahirika ikibuye kikaza gihitana umukatanyama uhirika ikibuye kiza kiri gufata ya Gutumba uhirika ikindi kiza kiri gufata niba ari Ngoma Nzito uhirika ikindi kiza gifata Makanaki ni ukuvuga ngo bo intare za Sarambwe na Twirwaneho bari hejuru ya Uvira hariya nta kibaya kirimo noneho Uvira ikoze kuri lake Tanganyika ni ukuvuga ngo ni ukubasunika ubajyana muri Tanganyika kuko force zaba zaturutse hariya muri Plaine de Ruzizi hariya za Sange ni ukuvuga ngo zo ziza zibasunika zibohereza hehe muri Ruzizi bamwe bakambuka ku cyamba hariya za Ruvungi bari kwigira mu Burundi abandi bo bagakomeza kubashorera bakazaza gura na force ziba zaturutse hejuru ya za Baraka hariya muri ho plateau za Uvira na za Fizi ku buryo ubona yuko Uvira yo ari akantu koroshye ari ngo mama 23 na Twirwaneho ni ukuzimanuka iri gukubura gusa ibohereza muri Tanganyika abandi babwira ngo nimugende mujye mu Burundi ni ngo bitandukanye cyane n'ikibaya kiri hariya kandi cyegereye umujyi wa Goma nagiye mbibona ukabona nk'ahantu henshi haberaga imirwano ari amadefense n'ubundi kuko ari ubusozi bwiza bubereho no kuberaho imirwano nageze n'ahantu ndacyabyibuka ahantu hashingwa abatanzaniya babiri abo batanzaniya babiri bo ibombe ryabakuye hejuru mu musozi rabamanura ahantu bacukura kariyeri riragenda neza abaturage aro baza kubashingura nabo no hageze barakora ngo pare ndo ko barizika kabanani batebane ba Mutanzania bakupara ubwo se bageze iwabo bavuga ko nabo baburiwe irengero nuvuga ngo bashobora kuba babwiye imiryango yabo ko bafatishwe matekwa na mama 23 ngo bazareba uburyo banegosiya nabo bazabasubize ariko uriya mugore wo muri Tanzania ashakaza nkamurangiraho abo batanzania bari bakaza kubatwara ubundi bakabajyana ikintu kigaragara cyo kimwe nuko umujyi wa Uvira woroshye kuwufata kurusha uko umujyi wa Goma wari umeze kabisa nubwo umujyi wa Goma dusanga ko wari ufite hafi 100 by'abasirikari ugafatwa n'ibihumbi 8 by'abasirikari umujyi wa Uvira niyo bazashyira 200 by'abasirikari bafatwa n'ibihumbi 5 bana macacari abantu rero bakomeze kugira amakonfusion bakeka ko umujyi wa Goma woroshye kurusha Uvira nubwo tubona ko mu 23 gufata Uvira yabaye ishyizemo pause nukubera strategie militaire nukubera ifirimbi itari yavuga urabyibuka uriya Colonel Gakufe yarabivuze aravuga ati una niba turi ku isaha dufate n'ari saa 10 ati bampaye bavugije ifirimbi bakaba ati fande genje kumfatira Uvira ati ejo saa 10 naba namaze kuyifata naba ati saa 10 zejo ati mbere yayo nabahamagara ati namaze kuyifata nukuvuga ngo umuntu niba ari komanda batayo ubivuga ati nayifata amasaha 28 bohereje yo brigade nukuvuga ngo n'amasaha 12 ati bajya kumpamagara ati ngewe narageze ati nababwira ati nyamara y'amasaha mwamaye ahubwo nahageze mbere nayifashe mbere umujyi wa Uvira rero uroroshye cyane kuba wakacirwa kurusha uko umujyi wa Goma wari ugoye kabisa birumvikanye neza cyane ndumva hari wasezera abakunzi bacu reka abakunzi bacu rero ikintu cyo mbifuriza ni ugukora subscribe bagakora share na like ubundi noneho bakagira imana bakagira n'amafaranga ubundi igihe cyose bakajya basanga amakuru y'imama amakuru nyayo tuba twikuriye kuri tera amakuru atavangiye nta handi uretse ku Intare Official ciao akunzi rero b'Intare Official n'ubundi hanga murabona ko n'ubundi wenda agace kamwe hari hakurya mubonaho n'umujyi wa Gisenyi iya hakurya n'ubundi cyane ariko uyu nguyu mubona n'ubundi ni hejuru umujyi wa Goma ariko muri Nyiragongo izingizi n'ahantu hubatswe inganda uru n'uruganda ntabwo ndamenya ngo n'uruganda rukora ibiki ariko n'uruganda rwose urunguru bira bice byubona iriya kure sinzi ko abantu bahabona niyo gice cya Zandosho ukareba hakurya cyane n'ubundi muri ariya mazu nayo ni amazu agiye atandukanye ibi ni ibice n'ubundi nashatse kugira ngo mbereke murebe uburyo intare za Sarambwe noneho zafashe umujyi ungana utya wari urimo abasirikari ibihumbi n'ibihumbagiza bakawaka FARDC bakawaka Wazalendo bakawaka n'ibindi byari bitandukanye baba ari kumwe nabo
uno munsi uno mujyi ukaba ukontororwa na M23. Ahantu rero sinshobora gukomeza kwatinda kuko tuvugaze ku bijyanye n'umutekano, hano ni ahantu hakunze kuba umutekano n'ubundi muke, kuko nanjye ntabwo ngwizeye neza. Aha hasi rero umuhasi mubona niyo manga abaturage baje gucukura umucanga, umuhasi muri hasi baza gusanga harimo za Wazalendo n'ubundi zaguye, abanyatanzania n'ubundi baguyemo. Murakoze cyane, turakomeza n'ubundi tubagezaho n'andi makuru. Intare Official turi kumwe namwe. Yes, reka dukomeze n'ubundi urugendo ruracyakomeje bakunzi b'Intare Official. Ubu ngubu ahangaha n'ubundi mbibabwira ndi muri ya misozi n'ubundi igiye itandukanye iri hano muri za Rusayu, aho ubona ari imisozi yakunze kuberamo intambara. Aka gasozi mubona ni agasozi kari hariho defense n'ubundi ya Wazalendo ndetse na za Mayimba harimo na FDLR. Ni agasozi abacanshuro bari baraje, abacanshuro bagira nko muri 50. Nareba hejuru hari ahantu bari barashyize n'ibintu bikurura amarezo, amantene n'ubundi sinzi niba igaragara neza. Baraza bahashyira ibirindiro byabo, navuga byari bikomeye, ariko hariya ni ahantu n'ubundi bakubitiwe mu buryo bufatika, kuko barakubitirwa rwose bimwe bishoboka. Ubu murareba kiriya gice cyo ruguru n'ubundi, wenda urabona ko ari cya gice n'ubundi navuga kiri muri parike y'Ibirunga, agace ko ruguru cyane. Urabona harimo ubusozi bugiye butandukanye, harimo umusozi muremure uriya ni Nyiragongo, hakaza akandi gasozi n'ubundi mubona gasa naho kari hasi yako kameze nk'aho ari kagufi, iriya niyo bita ngo ni agasozi ka Mutaho. Hakaza akandi gasozi n'ubundi ubona buri hasi yaho, muri hangana hari imodoka binyuzeho. Buriya busozi mubona nubwo buri kure, sinzi ko mububona neza, reka mbukure ndebe ko bushobora kuza. Ubwo murareba muri iriya misozi n'ubundi mubona, iriya ni imisozi iri muri parike ya Virunga. Hariya ni ahantu n'ubundi twavuga hari za FDLR, ahantu hari za FDLR z'ubwoko bwose, kuko nibyo byari ibirindiro n'ubundi bya FDLR umuntu yavuga. Ahangaha wasangaga hari amabariyeri n'ubundi atandukanye. Ni ukuvuga ngo umujyi wa Goma uriho inyuma, wenda hariho turi bugere wenda ningira amahirwe, kuko urabona ni urugendo rukomeye. Ndaza kuwereka abakunzi bacu, mberekeye umujyi wa Goma nawo aho uherereye, kuko hano ndavuga yuko ndi hejuru y'umujyi wa Goma, ariko murabona ko hari udusozi twinshi. Hari agasozi sinzi niba mukabona, hari amantene atatu, haya niko bita ngo ni 3 antene. Ndahamya yuko mwagiye mukumva ibintu byagiye bikaberaho cyane. Kari agasozi ka 3 antene ni agasozi ko FARDC yari yaranze kuvaho, yabagaho cyane. Ubona ko FARDC na za Wazalendo ndetse n'abacanshuro kari agasozi baragashyizeho defense, ariko kari agasozi ku makuru ufite nuko kaguyeho abacanshuro bagira muri 7 bo muri Romania, ndetse abo muri Tanzania nabo bari kuri kari agasozi. N'aka gasozi mubona akangaka nako kari hariho defense zabo muri Tanzania n'ubundi. Abo muri Malawi bo wasagaga ko babaga bari gusirikira n'ubundi, ariko ahangaha nk'uko muhabona hose ni ukuvuga ngo nibyo byari ibirindiro n'ubundi bikomeye bya za FDLR na za Wazalendo. Ubona ko aha hantu rwose, iriya misozi mureba hari gucumba imyotsi murahabona. Wenda ahangaha ni ahantu kavuga bari barahinze ibigori. Turaza turebere hamwe wenda nimba ngize amahirwe yo gufata neza umujyi wa Goma, mbereke ko ndi hejuru yaho, ndi hejuru y'umujyi wa Goma rwose. Ni ibintu bigaragara cyane, ni ibintu bigaragara rwose, namwe murabyibonera. Umujyi wo ndi hejuru yaho. Turaza turebere hamwe n'ibindi n'ubundi uburyo hano byagiye bihabera mu buryo bugiye butandukanye.
yego uko mubibona hano murabibona neza, ni hejuru y'igice kimwe cy'umujyi wa Goma, nubwo hejuru yanjye n'ubundi mubibona ari hahandi ku wundi musozi, mukongera mukabona hakurya naho harimo indi misozi n'ubundi nk'uko mbibabwira, hasi murabona ko harimo ikintu by'ibibaya n'ubundi ibyo murabibona, mukareba mukageza iriya hakurya muri parike ya Virunga, anariho za Nterahamwe na za Wazalendo n'ubundi baje kwataka uno mujyi wa Goma bari baturutsemo. Ahangaha hameze nk'aho navuga ndacyari muri Nyiragongo hejuru, ni hejuru y'umujyi n'ubundi nk'uko namwe mubyibonera umujyi, kuko ndabona za katedrale ya Keshero iri kure, sinzi ko umuntu yanayikurura, ngiyo ahangaha murabona ko ari umujyi wa Goma, ariko kino ni igice kiri muri Nyiragongo, ni igice kiri muri Nyiragongo, murabibona rwose ni igice kiri muri Nyiragongo. Ahangaha rwose ni ahantu ho navuga ko nitegeye igice kimwe cy'umujyi wa Goma, murabona sinzi niba mubibona, ni umusozi, uriya musozi mubona ni Mogoma, uriya nubwo uri kure, ni Mogoma murawubona nubwo uri kure, murabona abahinzi, ngiyi ni ibirima by'ibijumba. Ahangaha hari ahatondetse defense zigera nko muri 60, kuzakomeza mureba buriya busozi buririya hakurya, buriya busozi budepolowinze intare za Sarambwe, buriya buri hakurya yabwo murabubona, uciye kuri kiriya gipoto uri kureba hakurya cyane, hariya ni muri parike ya Virunga, niho Wazalendo bakundaga kuza gutera baturutse. Urabona ko amazu arakomeje n'ubundi yamaze gufatana na parike ya Virunga. Ahangaha ni cya gice cyabereyemo imirwano itoroshye, aho Wazalendo bakubiswe barasenywa. Ariko noneho reka turebe uburyo muri kureba aha hakurya muri ano mazu amwe n'amwe, aya mazu muri kubona, muribuka ejo bundi igihe ikirunga kiruka aho cyamanukanye n'ubundi, ikirunga cyamanukanye hano ni aho ngaho mubona, cyaturutse muri uriya musozi murabibona, kiramanuka aho ngaho mubona ibintu by'umukara, ntabwo ari intabire, aho ngaho naho ikirunga cyanyuze, hariya hose ni ikirunga cyahanyuze, aho murahabona hose. Imbere y'iryo poto muri kubibona ko ni ikirunga cyamanukanye kiraza hariya, ni ikirunga cyari cyarutse, urabona ko akiri ibirave bikiri bishya, wenda iyo ngiyo ni inkangu, ni ahantu bacukura umucanga, kiramanuka, hariya hose muri kuhareba, murareba hariya ni ikirunga n'ubundi, urabona ko abantu bari kubaka mu birunga, hano ibirunga byanyuze, akarere hano umuhanda uciyemo hagati, ikirunga kikamanuka kikazagera iyepfo hafi ya za Majengo. Wenda hari ahandi mubona ni ikibuga cy'indege, naho turaje tuharebe, ku kibuga cy'indege naho turaje tuharebe n'ubundi, ariko ahangaha ni hantu habereye ibintu bitoroshye, aho ubona muri no misozi Wazalendo baramaze kwihereza icyizere, bavuga ko M23 itazigera igera mu mujyi wa Goma. Aha ino misozi yose yari irimo Wazalendo, ariko ikintu gitangaje nuko bafungiye ahangaha muri kubona n'ubundi nk'uko ndi kubabwira, baraje bariho baza barahafungira rwose mu buryo sinzi uko umuntu yabuvuga, baraza barahafungira, bamaze kuhafungira ariko ntabwo byabahiriye, kuko n'ubundi intare za Sarambwe zakomeje kwadivansinga, ziraza zibafatana bino bice, ndetse ahangaha n'ubundi muri ino misozi urabona ko harimo amadefense, n'ubundi urabona ko nsa n'uri kugenda nkikira umusozi, wenda natinye kujya hejuru, ariko urabona yuko aha hantu rwose hari ahantu habereye ibintu bitoroshye. Nagerageje kuza muri ino misozi n'ubundi kugira, kuko namaze kubona ko hari abantu benshi baba bakeneye kugira ngo babone amakuru byagiye bibera ahantu, ubona yuko ari ibintu byari bigoranye kugira ngo n'abantu babe babyumva, ubona ko ari ibintu sinzi uburyo umuntu yabivugamo, ariko noneho ubona ko byatanze igisubizo. N'ubundi intare za Sarambwe zimaze kwitanga, n'ubundi
zibohora abantu n'ubundi mu buryo bwuzuye. Aha ngaha nakomeje urugendo, urabona ko n'abantu barahinga, iyi ni imitabo, hano ndi kunyura mu ntabire murabibona, zose ni intabire, uzamutse hejuru y'intabire, reba biratandukanye cyane, ubona yuko rwose aha ari ahantu habereye ibintu bitoroshye, aha kugira rero ngo umuntu uzagera ahantu ufata umujyi neza udacira hejuru mu misozi biragoranye, kuko hano murahabona ko ho harimo n'uruganda, ntabwo nzi ngo ni uruganda rw'iki, ndarubona munsi yanjye, nanjye ubwanjye wenda ndi umuturage wa Goma ariko ntabwo uruganda nari nduzi. Ahantu nshaka kugira ngo mfate ni ahantu nashakaga rwose, ni ahantu h'amateka adasanzwe, aho abasirikari bo muri Tanzania babiri baguye, baza kuzabonwa n'abaturage, ariko bakavuga ko ari bombe ryari riturutse kure, ryarashwe na M23 riransarirwa kuri abo banyatanzania, bahita bahagwa rwose bahasika ubuzima. Ndumva abaturage bawe gucukura umucanga nibo bazaje kubabona, ndumva ngiye kwagera nk'uko bahandangiye, nubwo wenda ndaba ndi hasi yaho, ndi hejuru yaho. Urabona ko urugendo n'ubundi navuga ko rutoroshye, urugendo ntabwo rworoshye, ni urugendo rurerure kandi ubona rukomeye, kuko nk'aha ngaha rwose ndi n'ahantu hateye ubwoba, kuko kuba ndi njyenyine ndi aha ngaha ni ibintu biteye ubwoba cyane.